Ni inkuru ibabaje, inkuru iteye ubwoba, inkuru y'incamugongo, ibabaje abanyarwanda bose bayumvise, itugezeho nonaha nuko murabona hano muri sikirini zacu, urabona ifoto y'umwana muto cyane, uri mu kigero cy'imyaka 8. Ni inkuru ikomeje kubabaza abanyarwanda bose barimo baragenda bayibona, bitewe n'ibyo umuyobozi w'ibitaro yakoreye uwo mwana uri mu kigero cy'imyaka 8 kandi yarereraga mu rugo rwe. Ese ibi uyu muyobozi w'ibitaro yaba yabitewe n'iki gukorera uwo mwana iyicarubozo? Ese ubuyobozi bwasabye iki abaturage nyuma yo kubona iyo nkuru y'incamugongo yari isakaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda? Ese inzego z'umutekano zo zaba zatangaje iki? Ibi rero n'ibindi tutababwiye nibyo bikubiye mu makuru yacu tugiye kubagezaho aka kanya, ari nayo mpamvu natwe tugusaba yuko niba ugejeje uze hano ari ubwa mbere, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaze nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kubabaza abanyarwanda bose bayumvise, bitewe n'ibyo uyu muyobozi w'ibitaro yakoreye uyu mwana yareraga w'imyaka 8 y'amavuko. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi ba KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda ku banyarwanda bose bayumvise, bitewe n'ibyo umuyobozi w'ibitaro yakoreye umwana w'imyaka 8 y'amavuko. Uyu muyobozi w'ibitaro yitwaga Dr Ngiruwonsanga Pascal, akaba yayoboraga ibitaro bya Gakoma biherereye mu karere ka Gisagara, aho yamaze gutabwa muri yombi akekwaho kwica umwana w'imyaka 8 yareraga mu rugo rwe. Umwana witabye Imana ni umwana w'umuhungu yitwaga Ganza Ryan w'imyaka 8, akaba yigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Uyu nyakwigendera yarererwaga kwa Dr Ngiruwonsanga washatse nyina nyuma yo kumupapura umugabo we babanaga mbere. Mu kiganiro yagiranye na se wa nyakwigendera witwa Uwimana Jean Bosco, yavuze ko nyina w'umwana yamwohereje ubutumwa bugufi amubwira ko umwana we yitabye Imana. Akimara kubona ubwo butumwa, uyu se ubyara uyu nyakwigendera ubwo yari arimo arabiganira n'itangazamakuru, yahise yihutira kubwira abantu bo mu muryango we kujya kureba icyo umwana we azize. Uyu Uwimana Jean Bosco ubwo yari arimo araganira n'itangazamakuru yagize ati, bagezeyo basanga urupfu rwe ntirusobanutse, kuko bavugaga ko umwana yiyahuye. None umwana w'imyaka 8 yiyahura gute? Kuko abo nohereje baranarebye ibimenyetso babona ntabwo bifatika. Uyu se w'umwana akomeza avuga ko umwana nubwo bavuga ko yinigishije furari kugeza apfuye ari ibinyoma, kuko uburyo umwana yapfuyemo n'uburyo Dr Ngiruwonsanga Pascal ari we wamubonye agiye kujugunya imyanda akumva ntibishoboka. Uyu se w'umwana yagize ati,
nakwibaza nyir'urugo ufite abakozi babiri mu rugo ajya kujugunya imyanda gute? Uwimana akomeza avuga ko akurikije uko yabonye umurambo bigaragara ko umwana we yanizwe atiyahuye. Uyu se w'umwana yakomeje agira ati umwana wanjye yishwe na Dogiteri Pascal. Se wa nyakwigendera yakomeje avuga ko RIB yatangiye iperereza nabo ubwabo batanga ikirego, hakaba hatawe muri yombi uriya muyobozi w'ibitaro bya Gakoma biri mu karere ka Gisagara witwa Ngiruwosanga Pascal. Uyu se w'umwana yakomeje agira ati ndasaba ubutabera ku mwana wanjye, urupfu rw'umwana wanjye ntiruzarangirira aho gusa. Uyu se w'umwana ubwo yatandukanaga n'uyu wahoze ari umugore we yaje kumwaka umwana aramumwima. Uwimana Jean Bosco avuga ko umugore we ubana na Dogiteri Ngiruwosanga bahoze babana mu gihe kingana n'imyaka 10 ndetse ko bari banafitanye abana babiri. Avuga ko ubwo Dogiteri Ngiruwosanga yari umuyobozi w'ibitaro bya Nyanza atarajya kuyobora ibya Gakoma, uwo mugore we yari umucungamutungo w'ibyo bitaro bya Nyanza. Uyu Dogiteri Ngiruwosanga ngo yaje kubenguka uwo mugore we babanaga na Uwimana Jean Bosco ariko batarasezeranye byemewe n'amategeko, maze birangira basezeranye kubana mu buryo bwemewe n'amategeko. Nubwo uyu Dogiteri Ngiruwosanga yakoreraga mu karere ka Gisagara, urugo rw'aba bombi ruherereye mu mujyi wa Kigali, ari naho uwo mwana yaje kuburirayo ubuzima. Uyu se wa nyakwigendera yakomeje agira ati Dogiteri yari inshuti y'umuryango, birangira asenyeye urugo banatwara n'abo bana, nawe asenya urwe ata umugore we yari yarashatse. Uwimana akomeza avuga ko mu bihe bitandukanye yagiye aregera urukiko arubwira ko afite impungenge ko abana be bazagira ikibazo. Uyu se w'umwana yakomeje agira ati njyewe nareze umugore wanjye ko shaka abana banjye ngo mbarere, ariko urukiko ntirwabihaye agaciro kugera n'aho umwana wanjye apfiriye mu maboko yabo. Dogiteri Ngiruwosanga Pascal n'umugore we Asumuta. Uyu nyakwigendera yaguye mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Umurambo we ukaba wajyanwe ku bitaro bya Kacyiru ngo ukorerwe isuzumwa, naho Pascal Ngiruwosanga akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Karama. Twagerageje kuvugisha umuvugizi wa RIB mu Rwanda ariko ntibyadushobokeye. Ubwo natwitaba cyangwa akadusubiza tuzabishyira mu nkuru yacu y'ubutaha. Abaturage bababajwe n'iyi nkuru y'incamugongo yumvikanye mu Rwanda, aho bavuze ko ubugome mu bantu butazashira bitewe n'ibyo uyu muyobozi w'ibitaro yakoreye umwana yareraga. Ati umuntu wize koko niwe wagakoze ayo mahano koko? Birababaje, inzego zikomeze zibikurikirane hazamenyekane ikibyihishe inyuma. Inzego z'ubuyobozi zihora zigira inama abaturage ko umuntu ufitanye ikibazo na mugenzi we bagomba kugana ubuyobozi bubegereye bakakigiraho inama, ibibazo bafitanye bikarangirira aho ngaho ubundi bagasubira mu buzima busanzwe. Ngo kuko iyo babyihereranye niyo mpamvu muzumva inkuru nk'izi ngizi zibabaje zigenda zumvikana mu bice byose by'igihugu. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi, tugushimira wowe wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, tugusaba niba utarakora subscribe jya munsi y'iyo nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho n'akazu kaza nako ugakandeho.
icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka nkwifurize gukomeza kugira umunsi mwiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibarinde.